korali Shalom ADPR Nyarugenge barakoze. Imana ibahe umugisha. Batwibukije ko Imana yacu ni Imana y'inyamurava kandi ni Imana idahemuka, kandi kuva kera kose ababanye nayo ntigeze bahemukira. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Natwe rero turi hamwe nayo kandi ntizaduhemukira, kandi umuririmbyi yarabivuze ngo nkuko afashaga abasogokuruza niko uzabana natwe mu myaka mu bihe bituri imbere. Imana nishimwe cyane, kandi natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yabanye natwe, ntiyadutereranye, kandi nibiri imbere ntizaduterana, ntizatureka. Imana nishimwe cyane. Twarimo twakirana rero muri rusange, noneho reka duhurire ku meza y'umwami twese twakire ijambo ry'Imana. Reka rero duce bugufi aho turi twese, hanyuma dusenga Imana, noneho twakire mwarimu Jean Paul atuganiza ijambo ry'Imana. Urakoze nyiribihe data wa twese mwiza, uri Imana itazatureka, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'inyamurava. Dusubije amaso inyuma tukabona ibyatambutse, twabonye ukuboko kwawe, ubana natwe, uraturinda, uraturengera mu buryo bwose, umwuka n'umubiri tubana nawe, uraturinda. Kandi n'uyu munsi niko biri, n'ejo bundi niko bizakomeza iteka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimira Mana nziza, dusenze muri uyu mwanya dusaba kugira ngo ibihe byiza bivuye mu ijuru bibane natwe ubwo tugiye kwakira ijambo ryawe. Umukozi we turamusengeye kugira ngo imbaraga Imana itanga zibane nawe, umwuka w'Imana abane nawe, urukundo rwawe rubane nawe mu izina rya Kristo Yesu. Natwe mwama bagiye kwakira ijambo ryawe, tugiye kuritegera amatwi, reka imitima yacu igubwe neza kandi riduhanire gukiranuka. Urakoze rero kuko ubana nawe ukabana natwe muri uno mwanya, twese tukagubwa neza, tukagabana ku migisha ivuye mu ijuru mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwarimu wacu arakoze. Hanyuma nk'uko yaramaze kubibabwira, nitwa Jean Paul Nzaramba, mwuroro umurimo w'Imana hano i Nyarugenge. Hanyuma turi masengesho y'itorero ryacu, abayobozi b'itorero baduteguriye amasengesho niyo turimo. Hanyuma tugeze ku munsi wa 16 nk'uko mwarimu yarabivuze, rero ni mu cyumweru cya gatatu. Tumaze iminsi twiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ariko icyo turiho cyane nyamukuru ni ugushakana Imana umutima wacu wose. Hanyuma twari turi mu cyumweru gishize turimo turavuga kuyikundisha umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Hanyuma muri iki cyumweru nacyo cya gatatu tugiye kuvuga ku mukozi w'Imana. Ni nayo nsanganyamatsiko, gutekerezwa nk'umukozi w'Imana cyangwa se gufatwa nk'umukozi w'Imana. Ahantu hose turi dukorera imirimo cyangwa se ahantu hose tuba dutuye dukorera, bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Hanyuma rero tugiye kuvuga n'ubundi uburyo batubona, aho baturebera, kandi bakanadutekereza nk'abakozi b'Imana, aho babiturebera cyangwa se aho babidufatira nk'abakozi b'Imana. Mwarimu araza kuza kumufasha gusoma muri Matayo 5:16, maze gusoma ngewe mu Bakorinto ba mbere ibice 4 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, turaza gusoma, ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Urwa mbere rw'Abakorinto ibice 4 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Urwa mbere rw'Abakorinto 4:1 kugeza kuri 2. Nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakaho kuba ko biba abanyamurava. Imana ishimwe. Nyuma mwarimu atarasoma aho, ndasoma na Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo ibice 4:12. Hanyuma mwarimu ahita dusomera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 5 murongo wa 16. N'amagambo tuzifashisha turayaza kwifashisha uyu munsi ku wa kabiri no ku wa gatatu. Hanyuma abandi bakozi b'Imana bazakomeza ku wa kane kugeza ku cyumweru. Reka nsome Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo 4:12. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ub'icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no gukwizera, no ku mutima uboneye. Imana ishimwe. Reka mwarimu adufashe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 5:16. Kadusome mu izina rya Yesu. Matayo 5:16. Yego. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, yego, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze Se wo mu ijuru. Amen. Imana iguhe umugisha mwarimu. Hanyuma twari tubivuze nk'uko na mwene data yarabivuze, tugiye kuvuga ku mukozi w'Imana, ariko uburyo noneho badutekereza. Ariko Paulo yandikira Abakorinto yarabivuze ngo bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Ni nayo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru, bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana, cyangwa se bajye badufata nk'abakozi b'Imana. Titukaba ikindi kintu mu maserivisi yose tubamo,
cyangwa se ahantu hose tuba, ahubwo tujye dukomeza kuba abakozi b'Imana, n'abo turi kumwe bajye batubona rwose nk'abakozi b'Imana. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ifite abakozi hano mu isi, irabafite rwose. Hanyuma niba uri umukozi w'Imana ukaba uri hano ku isi, nta kindi, kandi mu madomene yose cyangwa se mu mirimo itandukanye abantu bakora, aho hose Imana ihagira abakozi, irabafite rwose. Abakora mu mabiro, abakora ku mashantiye hirya no hino, Imana ihafite abakozi. Abakora mu masoko, Imana aho hose ihafite abakozi. Ariko aho hose turi rero bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Reka babwire, ushobora kuba umutekinisien, uri umu electricien, uri umuplomberi cyangwa se ukora n'ibindi bintu. Ariko reka ngubwire, nubwo waba uri umutekinisien, biragoye ko muri tekinike ngo abantu bavugisha ukuri. Niko njya numva babivuga. Ariko wowe niba uri umuntu w'Imana, uri umukozi w'Imana, ujye uba umutekinisien ariko bagutekereze nk'umukozi w'Imana, ufite ibikizere rwose. Biragoye ushobora kuba umutayeri. Abatayeri babazi yuko ushobora kuba batavugisha ukuri, ariko wowe umutayeri w'umukozi w'Imana ujye uvugisha ukuri. Yesu aguha umugisha. Nicyo kintu numva, nicyo kintu muri iki cyumweru tuzavugaho. Umukozi w'Imana uri mu isi, kandi irabafite rwose abakozi b'Imana. Abantu bajya batekereza ko ibintu by'amatorero cyangwa se ibintu byo mu madini, abantu batekereza ko abantu b'Imana batakibaho. Hari abantu bafashwe n'umwuka umeze nk'uwa Eliya. Igihe Eliya avuga ngo abantu bose ngo barashize, abakozi b'Imana bagize gute? Barashize, ngo abahanuzi bose barashize. Ariko Imana iramubwira ngo ntabwo ariko biteye, ahubwo hasigaye ibindi 7,000 bitigeze bifukamira Bayali. N'ubushize nari babwiye, hari umuririmbyi waririmbye kera cyane turi abato, twajyaga tubyumva, ndaga kunda kuririmba ngo tout le monde cadavere. Kera turi bato ya rwose, ngo tout le monde cadavere. Akajya avuga ngo les footballeurs cadavere, les ministres cadavere, ibintu byose ko byabaye cadavere, ko nta ibintu byose mbese byapfuye byarangiye. No, niko yaririmbye uwo muntu, kandi iyo ndirimbo abantu benshi murayizi. Ariko n'uyu munsi abantu benshi batekereza ko nta bantu b'Imana bakibaho. Ariko nagira ngo mbwire ko abantu b'Imana bariho. Bantu b'Imana bariho, kandi niba koko ubumva ko uri umuntu w'Imana, ukomeze uba umuntu w'Imana, ukomeze uba umukozi w'Imana. Imana ni dugirire neza kandi Imana idufashe. Reka mbabwire umuntu w'Imana aratandukanye cyane. Agombye kuba atandukanye n'umuntu cyangwa se umukozi w'Imana agombye kuba atandukanye n'umukozi wa Satani cyangwa se umukozi uwo ari we wese w'isi. Reka mbibabwize ukuri, umuntu w'Imana afite ibimuranga kandi afite aho bamurebera bakamutandukanya n'abandi. Yesu ashimwe. Umuntu w'Imana afite aho atandukanye. Hari ibintu twese dukora, ariko umuntu w'Imana, umukozi w'Imana akagira aho atandukanira n'abandi. Reka mbabwire ukuri, no mu bigo bitandukanye burya habamo abakozi. Nkuko mu bigo bitandukanye habamo kandi ikigo runaka n'ikindi kigo runaka, abakozi babo bafite ibyo bahuriraho, ariko bafite n'ibibatandukanye. Bafite n'ibibatandukanya rwose. Yesu ashimwe. Bafite n'ibibatandukanya. Reka mbahereze ibigo bibiri kugira ngo munyumve neza icyo nshatse kubabwira. Hano mu Rwanda dufite ibigo bibiri by'itumanaho. Ni ibigo bizwi cyane, kandi ni ibigo rwose biri muri competition, kandi ni ibigo bicuruza kandi rwose. Ariko ndagira ngo mbabwire, Airtel na MTN nibyo bigo dufite. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abo bakozi cyangwa se n'ibyo bakora bishobora kuba hari ahantu hamwe na hamwe bihurira, ariko hakaba n'ahandi bitandukanira. Imibare 10 nk'abakoresheje imirongo yombi, muratekereza twese dukoresha imibare 10. Buri kigo gifite imibare 10, inimero za telefone, buri kigo gifite imibare 10. Ariko umubare wa gatatu biratandukana, ni 07, ariko umubare wa gatatu bamwe ni 3 abandi ni 8. Nubona 3 urumva Airtel, hanyuma niwumva 8 urumva MTN. Yego, bafite bahurira. Nitujya muri mobile money cyangwa se tukajya muri mobile money, Airtel mobile money cyangwa MTN mobile money, urasanga twese dutangira ku 180. Ariko ibindi bikurikiraho uzasanga hari bimwe na bimwe bigira gute bitandukana. Hari ibyo duhurizaho, hari n'ibyo dutandukana, hari ibyo bahurizaho n'ibyo batandukaniraho. Reka mbaho urugero, ibara riranga ikigo biratandukanye. Nubona uzabona bamwe bambaye ziriya uniforme zabo bambara, uzasanga nko kuwa gatanu bakunda kwambara umwenda wa sport, uzasanga kuwa gatanu muri MTN bambaye umuhondo, ariko muri Airtel bambaye orange cyangwa rouge. Ni orange, ubanza ari orange. Ariko nishatse kubabwira iki? Nshatse kubabwira ngo ntushobora kubitiranya ku bintu bimwe na bimwe, hari ibintu batandukaniraho.
n'abakozi b'Imana rero bari mu isi bafite aho batandukanira n'abandi. Dufite ibyo duhurizaho. Isoko ryaba rimwe, iseta yaba imwe, umugezi tuvomaho waba umwe, biro ishobora kuba imwe, ariko hari ibindi bintu bituranga abakozi b'Imana batandukaniraho n'abandi bantu basanzwe. Byose hari ibintu duhuza rwose. Tukajya ku iseta imwe ugatandika inyanya zawe hariya, cyangwa se tukajya twese tugafatanya kwishura inzu dukoreramo nk'abatayeri. Dushobora nka mwebwe mukora muri za decoration cyangwa se mukora mu bintu by'abageni, mushobora guhuza inzu mukakorera ahantu hamwe mu iseta imwe, ariko hari ibintu biranga umukozi w'Imana n'undi muntu ugize gute utandukanye. Bibiliya rero yavuze ngo bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana kandi bagabura ibya, kandi tubibisonga byeguriwe ubwiru. Mu zindi Bibiliya ni ukuba abanyamabanga. Yesu ashimwe cyane. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo abakozi b'Imana bafite aho batandukanira n'abandi. Yesu agufashe kandi iryo tandukanirizo ugomba kurishiraho rwose. Iryo tandukanirizo ni wowe urikora. Nigeze sinzi niba ikibaho, nigeze nzano kwa Rubangura mbona salon de coiffure yanditseho la différence. Icyo bita la différence bivuga ngo ni salon yaje gukora itandukanirizo. Iyo bavuze gutyo bashaka gutanga service y'umwihariko itandukanye n'izindi salon de coiffure, niba koko ariko uko biyise ariko bakoze. N'urugero narinanze ko umukozi w'Imana afite icyapa cyanditseho la différence. Ni ukuvuga ngo akora ibitandukanye n'ibyo abantu bose bo mu isi bakora. Ibyo akora ni umwihariko, akora ibyo Imana ishaka, kubera ko abarirwa mu kigo kiyoborwa na Yesu. Yesu abaho umugisha rero. Nkuko boss wo muri MTN afite uburyo apanga abakozi be, na boss wo muri Airtel afite uko apanga abakozi be. Hanyuma rero service batanga nababwiye ngo zimwe zishobora kuba zihuye ari byo bahuriraho, ariko hari n'ibyo batandukanira. Ibyo batandukaniro rero aba ari umwihariko w'ikigo. Natwebwe rero imibereho yacu ya buri munsi hari ibyo duhurizaho n'abantu bose basanzwe bo ku isi, ariko tukagira undi mwihariko w'abakozi b'Imana, ku buryo umuntu amureba akavuga ngo nibyo, uyu muntu ukurikije ukuntu ameze ni umukozi w'Imana kabisa. Uyu ni umukozi w'Imana ku iseta runaka, ukurikije uburyo umuntu ameze ni umukozi w'Imana. Wajya muri biro wakwinjira abantu bakavuga ngo rwose ni umukozi w'Imana. Ku kigo yigaho rwose, nubwo duhurira muri classe interrogation ikaba ibizamini bya ibibazo bya interrogation bikaba bimwe, ibibazo byo muri examen bikaba bimwe, ariko mu by'ukuri uyu mukristo, uyu mukozi w'Imana uri muri classe, muri examen, muri interrogation afite umwihariko we. Kuri ku ishuri bajyaga badutandukanya rwose, n'abaprofe bakadutandukanya, bakavuga ngo ni ukuri Jean Paul cyangwa undi muntu rwose batandukanye n'abandi banyeshuri. Kubera iki? Dufite umwihariko w'abakozi b'Imana. Bajye badutekereza gutyo rero, bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Reka mbabwire ibintu bitari byinshi. Paulo yarabwiye Timoteyo nk'umuntu w'Imana. Hanyuma kuko uyu Timoteyo yari umukozi w'Imana. Hanyuma babwira ibintu yaramubwiye ngo bazamureberaho kugira ngo abe cyitegererezo. Yaravuze ngo ntiyagira umuntu uzahinyura ubusore bwawe. Ntabwo yaravuze ubusiribateri. Ntabwo yaravuze ubusiribateri. Yaravuze ntibazahinyure yuko uri muto, kuko urumva Timoteyo uri mutoya. Hanyuma ugiye kubana n'abantu bamaze igihe kirekire mu murimo, ariko ntiyagire abantu bazahinyura ubuto bwawe cyangwa se imyaka umaze mike muri uyu murimo w'Imana, cyangwa umaze igihe gito uhamagawe. Nicyo yarashatse kumubwira. Yaramubwiye ngo ariko ntuzemere ko ari umuntu uguhinyura. Ijambo rya mbere, ntuzemere ko ari umuntu uguhinyura mu byo uvuga. Yesu ashimwe. Mu byo uvuga, umukozi w'Imana ahantu ari afite uburyo avuga. Afite buriya amagambo cyangwa se akanwa niko kagaragaza abo turi. Burya ijambo rishobora kungana na nyiraryo, kuko Yesu yaravuze ngo akuzuye umutima agasesekara
umuntu ushobora kuvuga iby'umutima umeze. Rero uburyo tugaragara mu magambo tuvuga, amagambo abasa na nyiri kuvuga. Niba ukunda kuvuga vuga, ubwo niko uteye. Ariko abantu bagombye kumenya ko uri umukozi w'Imana mu byo uvuga. Umuntu w'Imana, mwarimu dusomere Abalewi kugira ngo mubyumve. Asome mu Migani ibice 10. Ndimo ndababwira mu Balewi 2:7. Umuhanuzi witwa Malaki, nako Malaki 2:7. Malaki yavuze gute? Yaravuze ngo kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko. Kuko akanwa k'umukozi w'Imana gakwiye guhamya iby'ubwenge. Ahantu uri nagerageje kuvuga ahantu hatandukanye, ku maseta turi, mu mabiro aho turi, ahantu dukunda kuba dutaramiye, ahantu dukunda kugenda, ahantu dukunda kuba, ahantu turi n'uyu mwanya ndimo ndababwira, ahantu ukunda kumara umwanya munini mu ngo zacu hirya no hino aho tuba. Reka mbabwire ko umukozi w'Imana bakunda kumurebera mu byo avuga. Kuvuga attention, kubera ko inshuro nyinshi tuvuga kenshi, kubera ko tuba twavuze byinshi, abantu b'Imana bakunda kugaragarira mu byo bavuga. Ahantu ugiye muri resitora, ahantu ugiye gutemberera, ahantu ugiye kwicarana na bagenzi bawe, ahantu ugiye gusura, ahantu wirirwa, ahantu uba, abantu bakunda kumenya ko uri umukozi w'Imana bitewe n'ibyo ukunda kuvuga, bitewe n'ibyo uvuga. Iyo uvuga ibyo ubonye byose urahinyurwa, ariko amagambo yawe ashobora no kukuranga kuri umukozi w'Imana. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiye guhamya iby'ubwenge. Yesu agumugisha. Reka dusomere mu Migani mwumve 10:20. Ururimi ni ikintu gikomeye, ku mukozi w'Imana wagombye kwirinda mu byo uvuga nk'umukozi w'Imana. Ntabwo ari ukuvuga ibintu byose bibonetse. Dusomere mwene data Imigani 10:20, ibice 10 umurongo wa 20. Yego. Haranditse ngo ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure. Urakoze cyane. Umutima w'inkozi y'ibibi ni uw'umumaro muke. Yego. Soma Imigani 13. Aravuze ngo ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure. Ururimi rwe, uburyo avuga, ni ikintu cy'igiciro gikomeye. Amagambo ye arahenze, nuko ifeza ihenda, nuko ifeza ishakishwa, niko bakwiye gushaka amagambo meza ku mukozi w'Imana. 13 umurongo wa 3. Imigani 13 umurongo wa 3. Haranditse ngo ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe. Yego. Ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Asoreze muri Zaburi 37 umurongo wa 30. Urindi ururimi rwe aba arinda ubugingo bwe. Umuntu w'Imana ntavuga ibyo abonye. Amakuru yose atambutse ku mbuga nkoranyambaga siko yose yakoraho comment. Ntabwo ari byo. Umukozi w'Imana afite ibyo avuga n'ibyo atavuga, kandi bitewe n'aho ari afite uburyo arinda ururimi rwe. Akanwa rero gakunda gutuma abantu bahinyurwa, ariko iyo uri umuntu ukozi w'Imana umenya ibyo uvuga n'ibyo utavuga bitewe n'uwo uri we. Zaburi 37 umurongo wa 30 haranditse ngo yego, akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge. Akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. N'ururimi rwe. Paulo rero abwiye Timoteyo, aramubwiye ngo uzabe icyitegererezo mu byo ugize gute, mu byo uvuga. Umukozi w'Imana ahantu ari, ube pasteur, ube diakoni, ube umuririmbyi, ube umuhanuzi, ube ukora isuku mu rusengero, umukozi w'Imana mu cyiciro cyawe, kuko umuntu wese wahamagawe afite umurimo w'Imana. Umuntu wese uri mu nzu y'Imana, umuntu wese uri mu gisate cya Yesu afite ibyo ashinzwe n'ibyo akora. Ariko ahantu hose uri nk'umukozi w'Imana uba icyitegererezo mu byo uvuga. Amagambo yawe arakenewe, kubera ko amagambo yawe agombye kuba ari amagambo ahesha abandi umugisha, atari amagambo atuma abantu bagubwa nabi. Ntabwo umukozi w'Imana ateranya,
ntabwo umukozi w'Imana avumana, ntabwo umukozi w'Imana akirana, ntabwo umukozi w'Imana agaya abandi mu ruhame acira abandi urubanza mu byo avuga. Gayana uriya nta kigenda ntabwo umukozi w'Imana ntavuga gutyo. Bagiye bamenya ko bagiye badutekereza nk'abakozi b'Imana, ariko amagambo yacu nayo yarabyerekana, uburyo tuvuga, uburyo twirinda, uburyo twifata, uburyo duceceka mu gihe cyo guceceka, uburyo tuganira n'abandi. Iyo uganira n'abandi aho barakumenya, bamenya ngo uyu ni umukozi w'Imana. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Wumvise uburyo Bibiliya bivuze mu migani, wumvise uburyo na David abivuze muri iriya Zaburi ya 37 avuze ko akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, Imana igumugisha, hanyuma kandi kakarinda n'ubugingo bwe. Ururimi ruvuga iby'ubwenge ruba rurinda n'ubugingo. Imana nigufashe. Hari amagambo menshi ku ijambo rurimi, mu migani ni menshi, muri Zaburi ni menshi, ariko nshatse kubabwira iki? Nshatse kubabwira ngo umukozi w'Imana nka Timoteyo mukuru we cyangwa se wo mu mwuka arimo aramuhugura, aramubwira ngo abantu bazagufatira mu byo uvuga, bazajya bakumva mu magambo uvuga, aho bazagutekereza ko utari umukozi w'Imana cyangwa bagutekereze nk'umukozi w'Imana, ariko bazagufatira mu byo uvuga. Abantu b'Imana ntibavuga ibyo babonye byose, ntabwo inkuru zose zicicikanye ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga abakozi b'Imana babikoraho comment. Abakozi b'Imana bafite ibyo bavuga n'ibyo batavuga. Ubona ko abantu benshi bafatiwe ku rurimi bavuga ibyo babonye byose. Imana nibagirire neza, Imana nibafashe. Umuntu w'Imana agira amagambo make. Umuntu w'Imana, reka mbabwize ukuri, umuntu w'Imana agira amagambo make. Umuntu w'Imana ntabwo ari umuntu ukunda kuvuga. Umuntu w'Imana agira amagambo make. Kwiseta agira amagambo make. Avuga ibimureba n'ibyo ahawe kuvuga cyangwa se n'ibyo abajijwe, ariko ntabwo ari kazitereyemo mu magambo. Umuntu w'Imana yifata mu byo avuga. Yesu nagufashe, Yesu nakugirire neza. Tubone igikundi cy'abavuga ngo ujyemo, tubone igikundi cy'abavuga kuri politike ngo birohemo, ubone igikundi cy'abavuga ku mipira ubirohemo, igikundi cy'abavuga amafilime n'ibitajyanye n'ibitakureba ngo wirohemo. Oya, umukozi w'Imana avuga amagambo make. Bagiye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ijambo rya kabiri aramubwira ngo bazakurebera no ku ngeso zawe. Ingeso z'umukozi w'Imana, bazakurebera no ku ngeso zawe. Ndifuza ko nkubwira aya magambo, ntabwo ndi butinde. Ndifuza kukubwira aya magambo ngo ugombye gutunganya ingeso zawe nk'umukozi w'Imana, kuko ubikitegererezo no mu ngeso zawe. Ingeso yawe iyo ubana n'abandi baba bagenda bareba ingeso zawe, kandi uba urimo kubaka amateka mu mitima yabo, uba urimo kubaka urwibutso rubi cyangwa rwiza mu mitima yabo. Niyo utari kumwe nabo wimutse, bavuga ngo hano twabanye n'umugore ugira ingeso nziza, twabanye n'umugabo n'umusore n'umukobwa ugira ingeso nziza. Kakandi ukora, kakandi uvuga, kwa kundi umuhaye, kwa kundi umwimye, uba urimo kubaka amateka muri bo. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Mwarimu nadusomera Ingoma za 2:17 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6. Mureba abantu b'Imana bagize ingeso nziza kandi Imana ikabashima. Ingeso nziza. Ubu umukozi w'Imana, ubu umupasiteri ugira ingeso nziza, muri quartier n'ahantu ubu umudiyakoni ugira ingeso nziza, abantu bagutekereze nk'umukozi w'Imana. Ubu muririmbyi ugira ingeso nziza, ubu umuhanuzi ugira ingeso nziza. Nunahanura udahanura, kuko hari n'abahanuzi bahanurira amafaranga. Uriya ahanura ariko bamuhaye ibi. Kiriya wakoze wubatse amateka mu bantu, barakumenye, barakubonye. Diakoni, ibyo ukora, ibyo uvuga, izo ngeso barakubonye, barakumenye. Umukozi w'Imana agombye gutunganya ingeso ze, akagira ingeso nziza. Ingoma za 2:17 6 kugeza kuri 3 kugeza kuri 6. Mwarimu nadufashe, mwumva uyu mugabo witwa Yehoshafati. Ingoma za 2:17 3-6. Reka dusome igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice 17 murongo wa 3 tugeze 6. Yego. Uwiteka abana na Yehoshafati kuko yagendanaga ingeso za mbere za sekuruza Dawidi, ntaraguze Bayali. Yego.
ahubwo akambaza imana ya se akagendera mu mategeko yayo ntagenze nk'uko abisirayeli bagenzaga. Nicyo cyatumye uwiteka amukomereza ubwami, abayuda bose bamutura amaturo, agira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro gikomeye. Umutima we wogezwa mu nzira z'uwiteka, kandi akuraho n'ingoro za Asherimu byari i Buyuda. Imana igumugisha. Ajye no mu Bafilipi, araza no mu Bafilipi, ariko wumve iyo Yehoshafati yagize ingeso nk'izase, hanyuma nk'izasekuru Dawidi. Dawidi munamuzi n'umugabo wakoze amateka meza, n'umugabo wari uzi kubana n'abandi. Ariko Yehoshafati akora ikintu gikomeye, aragenda asenyera Bayali. Bibiliya ivuze gute? Ngo yagize ingeso nziza. Yari umugabo watoranijwe Yehoshafati, yari umwami, ariko yari umukozi w'Imana watoranije. Ariko mu bwami bwe yaranzwe no kugira ingeso nziza. Imana imuhamije muri Bibiliya. Imana nibafashe, Imana nikugire neza mu mwanya wose urimo, muri titre yose ufite, ahantu mu gisate cyose Yesu yaho yagushize, urasabwa kuba umukozi w'Imana urangwa n'ingeso nziza. Paul abwiye Timoteyo, aramubwira ngo uri umukozi w'Imana, ariko uzaba icyitegererezo no mu ngeso zawe. Abafilipi 1:27. Wumve nanone Paul ubya ahugura abantu b'Imana. Kadusome urwandiko Paul yandikiye itorero ry'Ifilipi, yego, gice cya 1 umurongo wa 27. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Urakoze cyane mwana. Ngo cyakora mwabona nafashe nta kibazo abehagaze, turimo turafatanya. Ariko ngo icyakora ngo ingeso zanyu ngo zibe zihuye n'ubutumwa umukozi w'Imana nuko ateye. Ingeso zawe zigomba kuba zihura n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ntushobora kubinyuranya. Impamvu ubutumwa bwiza, ikigo urimo gifite amabwiriza, gifite amategeko. Ugombye rero kuba ingeso zawe zihura n'ijambo ry'Imana, ku buryo abantu bakubona bakagutekereza nk'umuntu uba mu bwami bw'Imana. Yego. Kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza, yego, nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima, yego, kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa. Imana igumugisha. Hanyuma araza kudusoreza hano muri Petero wa mbere 2:12. Ariko aravuga ngo ingeso zanyu zihure n'ubutumwa bwiza, ubicitegererezo no mu ngeso zawe. Petero wa mbere 2:12. Yego. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2 umurongo waho wa 12. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Amen. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Ni abapagani bafite ingeso mbi, ariko difference umukozi w'Imana azana. Ego. Nicyo bita twanditseho ibyapa bitagaragara, ariko mu isi y'umwuka twanditseho ibyapa bitagaragara. Twanditsweho ijambo rivuga ngo la différence. Ni twebwe abakozi b'Imana tuzana itandukanyirizo. Niba uri kumwe n'abandi batayeri aho kwise tuba, niba uri kumwe n'abandi bantu b'Imana muri kumwe aho ngaho, ariko bo bakaba bakora ibintu bitajyanye n'ubutumwa bwiza, ingeso z'abapagani. Hari abantu bagira ingeso zo kwiba, hari abantu bagira ingeso zo gukorakora, ariko umukozi w'Imana azana itandukanyirizo. Hanyuma wowe ukagira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo bahere ko bahimbaze data wo mwijuru. Niko Yesu yabivuze hariya mwarimu yadusomeye muri 5:16, kugira ngo bahere ko bahimbaze data wo mwijuru. Ni twebwe tuzana itandukanyirizo. Bakavuga ngo twe tumenyereye gukora ibi, ariko murokorewe umukozi w'Imana we azanye ibyo twebwe tudafite, azanye ibyo gukiranuka. Mukozi w'Imana ahantu ari azana ingeso nziza. Umwami Yesu ashimwe kandi umwami Yesu ahimbazwe. Umukozi w'Imana azana ingeso nziza hagati y'abapagani. Niyo waba uri umwe urabavuguruza, babyemera batinze, ariko ku iherezo bazamenya ko uri umukozi w'Imana. Bazabimenya. Ubikora gahoro, ariko ubiba. Niko bigenda. Uri umukozi w'Imana niba ushobora kuba kwiseta cyangwa se ukorana n'abandi, ukaba hari amategeko bamwe birengagiza. Reka mbe nk'urugero, ukabubana n'abantu bo badasora, batazi gusora, batazi gutanga imisoro, ariko ukababwira ngo njyewe nk'umukozi w'Imana nzatanga imisoro ya leta.
uzabikora ukwezi kwa mbere, uzabikora umwaka wose, uzaba urimo kubaka amateka akomeye muri bo. Nubwo watandukana nabo, bazamenya ko babanaga n'umukozi w'Imana. Uzunguka bice, ariko wemere kunguka bike, ariko wowe ukora amategeko y'Uwiteka. Uzaba urimo kubavuguruza mu cyayenge, uzaba urimo kubavuguruza gahoro gahoro. Niba tanemera mu mwaka utaha bazemera, kandi si ngombwa ko umwaka utaha nanone n'uwakurikiyeho bazemera. Niko byagenze. Yesu ntibamwemeraga, ariko arimo gupfa ku musaraba, babonye ubwira kabiri, bamwe baravuze ngo ni ukuri yari umwana w'Imana. Bose ntibabyemereye rimwe. Bigeze saa 9 apfuye, umwenda ukingiriza hera utabukamo kabiri. N'abatemeye baremera, amaze gupfa nanone baremera. Hari n'abemeye amaze kuzuka, ntabwo babyemerera rimwe, ariko gahoro gahoro baramwemeye. Yuda mwene wabo ntiyigeze amwemera, ariko nyuma yo kuzuka kwa Yesu yarasubiye no mu ijuru, yaje kwemera amaze kubona imirimo myiza ya Yesu. Umukozi w'Imana agenda yemeza. Bagiye badutekereza yuko turi abakozi b'Imana, ariko rero habuzemo umuntu umwe muri iyo seta. Ku ishuri hakabura umuntu umwe. Niba bose bakopeye, n'umukozi w'Imana akagenderamo agakopera, no, bazamenya ubutumwa bwiza ryari. Ntabwo ushobora gufata rero itabaza ngo uritwikirize iki intonga, ahubwo urishira ku gitereko cyaryo kugira ngo rimurikire. Umukozi w'Imana rero ni umucyo, umukozi w'Imana ni umunyu, umukozi w'Imana atandukanye n'abandi kugira ngo bahimbaze data wo mu ijuru. Iyo uri umudiyakoni rero ni inshingano zikomeye. Iyo uri pasiteri ni inshingano zikomeye. Uri umuririmbyi ni inshingano zikomeye. Ntugombye kwitwara nk'uko abandi bose bitwaye. Ijambo ry'Imana ryaguhuguye, ryaguhaye uburyo ubicitegererezo cy'abizera. Yesu aguha umugisha mwene data. Reka dufate umwanya dusenge, tuzakomeza n'ejo dukomeze tuvuge ku magambo y'Imana. Ubicitegererezo cy'abizera hamwe n'inshingano wahawe mu murimo w'Imana no mu nzu y'Imana. Reka kwifata nk'aho batakuzi. Nubwo waba ujya Dubai, reka da, reka na Dubai ni hafi, uzakubitana n'abakuzi. Ni hafi, kandi ubwo baba batakubona, ijisho ry'Imana riba rihari. Wowe kora inshingano z'abakozi b'Imana, kora inshingano z'abakozi b'Imana, aho bakubona naho batakubona. Umucyo wawe uzamurika, ibikurimo bizavuga, ibyo ukora bizavuga, ibyo ukora bizaba ubutumwa bwiza butuma bahimbaza data wo mu ijuru. Bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Nkunda ikintu, nkunda ko abakozi b'Imana bakora ibintu bivuguruza abisi. Ndabikunda. Iyo nsomye Kubara 14 nkabona abagabo 10 bavuze ngo ntibishoboka, ntibizaba, ntitujyayo, nibarebare ntituzajyayo. Ariko nkunda abagabo babiri nanone bajye badutekereza nk'abantu b'Imana bashobora kuganira n'Imana ishyaka. Aho hantu uri, nubwo uri umwe, gerageza. Tugiye kugusabira imbaraga, gerageza niyo haba uri umwe. Ariko barakore sibo benshi, barakore nibo bake. Kandi n'umunyu ntukorera ubwinshi. N'umunyu n'ukuri ntushobora guteka ibiro 3 by'inyama ngo ushiremo ikiro cy'umunyu, ntibikunda. Si ngombwa gushiramo ikiro cy'umunyu, ushiramo gake nubwo uri umwe, ariko waba umunyu. Iyo biro karyoha, iyo seti karyoha kubera wowe. Hari ahantu wirirwa muri iyo classe hakaryoha, hari ahantu uri hakaryoha, kandi wabura bakabihirwa kubera ko umukozi w'Imana yagize gute, wasiba biro bakirirwana umunabi, ariko umukozi w'Imana yaba arimo iseti karyoha na biro karyoha no muri classe yakaryoha n'ahantu hose yakaryoha. Bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Yesu agufashe, Yesu akugirire neza. Hari icyifuzo ugize, ndabyizeye, ndanabyumvise ko ari icyifuzo ugize, urakigize. Urumva aho bagutekereza gute? Bagutekereze nk'umukozi w'Imana. N'ukuri bajye bagutekereza nk'umukozi w'Imana, ntibagutekereze nk'undi muntu. N'ukuri ntibakakwibesheho, ntibakakwitiranye. Oya, ntibakakwitiranye, ntibakagusanishe nabo bigeze kubona, ahubwo bakwite umukozi w'Imana. Birwanira ishyaka, bikunde, bibwire Yesu abigushoboze. Niba ushaka gukizwa, ibyawe ari byiza, waba winjiye mu mubare w'abakozi b'Imana. Ushobora kuba waraguye, ushobora kuba warize imbuto mbe ahantu uba, ariko uracyafite amahirwe yo gukosora ibyo wishe. Hanyuma nawe urashaka imbaraga, biracyemera kwa Yesu.
ufite amahirwe yo kuzisaba. Reka dusenge Imana, tuzakomeza ejo. Mana Data, Mana ishobora byose, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka. Uri Alpha, uri Omega. Tugushimiye ijambo ryawe uduhaye muri iki cyumweru cya gatatu cy'aya masengesho. Urashaka ko tuba abakozi bawe kandi badutekereze nk'abakozi bawe, dutekerezwe nk'abakozi bawe, dufatwe nk'abakozi bawe. Ndagushimiye Mana. Mwene Data na mushiki wanjye bashaka kukwakira, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Bene Data n'abashiki bacu bavuye mu nzira y'agakiza, ubagarure, wongere ubakire. Twese duhe imbaraga kugira ngo dutekerezwe nk'abakozi bawe. Uduhe imbaraga rwose, turazikeneye kumera nk'abakozi bawe, tukaba abakozi bawe, kandi isi kabibona yuko turi abakozi bawe. Birakwiriye. Imana udufashe, Mana udufashe. Ndibuka Eliya ari Serafati, uriya mugore yaravuze ngo menye neza kuri umuntu w'Imana. Yego, natwe babone ko turi abantu b'Imana, bamenye ko turi abakozi b'Imana. Habwa icyubahiro, uduhe imbaraga kandi utwuzuza umwuka wera kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihannye, kandi duse n'abakozi bawe kugira ngo abatazi Imana bamenye Imana. Urakoze kuduha ibihe byiza, iki cyumweru cyose ukomeze kubana natwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Imana ishimwe cyane. Tumaze kumva ijambo ryayo. Ese w'abantu bagutekereza kuri nde, abantu bagufata kuri nde, ufite iyihe shusho? Imana itugerereza cyane. Nakomeje nibuka iri zina twitwa abakristo, ngo ahantu ryaturutse aho ryahereye muri Antiokia. Abantu bababonye imyitwarire, imikorere, imivugire, ibibaranga uko bameze, baravuga ati aba ni abakristo. Imana itugerereza cyane. Mbega wowe aho ngaho nkuko mwarimu yamya bivuga, ataho kwiseta, aho muri classe, aho muri office, aho ngaho ukorera, abantu bazi kuri nde, bavuga kuri nde koko? Yego koko repetition zikibaho, abantu bararepetaga, insengero zikinguye, hari n'ahandi zikinguye, amateraniro araba n'ibindi gahunda zose z'urusengero nyine, yego. Ariko nyuma y'ibyo abantu bavuga ko turi bande, abantu bagutekereza kuri nde. Imana idufashe, komeze utekereze kuri ano magambo kandi uyibazeho. Kandi nkuko mwarimu yatwibukije ra jambo Paulo yandikiye Timoteyo, bati ubwo busore bwawe ntibugahinyurwe. Reka nanjye mvuge ngo ubwo buririmbyi bwawe ntibugahinyurwe, ubudiyakoni bwawe ntibugahinyurwe. Nkuko mwarimu yavuze ati titre runaka umuntu wari wese yaba afite ntigahinyurwe bitewe n'iki na kiriya, kuko titre, izina, umwanya ni kimwe, ariko no gusa nabyo ni ikindi. Ubwo rero vuga nk'uhwanye n'ubwo butumwa bwiza kandi nkuko bihwanye n'ijambo ry'Imana. Imana riri mu umugisha mwarimu, kandi nawe ugeze neza. Wowe ufashe umwanzuro ukavuga uti ntabwo nariwe ariko ndihannye mbayewe, nawe wari utangiye gucika intege ukaba wongeye ukagaruka, kandi nawe niba wumva uhagaze neza ukabugambire gukomeza guhagarara neza. Imana ibidushoboze, badutekereze kandi tuboneke turi abakozi ba Kristo, kandi koko bahamagariwe umurimo kandi dusoza izo nshingano. Imana ibidushoboze tugende nkuko bikwiriye ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo twahamagariwe. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, kandi twese turakoze kwakira ijambo ry'Imana no gukomeza turishyira mu bikorwa. Imana ibaho umugisha. Reka dusengere n'ibyifuzo biri hagati muri twebwe. Data ba twese arabyemera, Imana yo mu ijuru irabyemera ko tuyikoreza amaganya yacu, ko tuyereka ibituruhishe n'ibitugoye. Ibyo bibaho no mu ijambo ry'Imana, turabibona kuva na kera kose abantu bajyaga bayikubita imbere. Imana rero nishimwe cyane, ubwo rero ibyemera kandi iteze ibiganza n'ubundi iteze n'amatwi. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kandi tukaba turi mu mwanya wo kuba imbere yayo, kandi twumva ko turi mu mwanya wo gukomeza kwezwa no gutungana. Reka rero tuvuga ngo Mana na bya bindi reka tubikwereke, reka tubiguhe, hanyuma hari icyo wabikoraho. Nagira ngo n'ubundi mwarimu ubwo yaramaze kutuganiza ijambo ry'Imana, n'ubundi dukomeze dufatikanye umurimo w'Imana, asengera ibyifuzo biri mu mitima ya bene data, kandi hamwe no kwizera hari icyo Imana yakora. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko waduhamagariye umurimo mwiza kugira ngo tugukorere, kugira ngo tukubere mwami Imana yacu aho dutumye hose, kuko wadutumye nk'abambasaderi bawe kugira ngo niba tubona bamenye data wo mu ijuru. Izina ryawe nirishimwe. Dusengeye mushiki wacu, dusengera mwene data kugira ngo mwami ibyifuzo bafite mu mitima, kugira ngo ubatabare ubarengere. Harimo abarwayi kandi bizeye kuri Imana ikiza, hari abarwariye mu rugo, hari abarwariye kwa muganga. Ikiganza cyawe kiracyakiza, ikiganza cyawe kiracyakora imirimo n'ibitangaza. Turi hano turasenze kugira ngo mwami ukore ku barwayi bakire, twirukanye uburwayi mu izina rya Yesu, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane nabo. Hari abarembejwe n'ibindi bibazo bitandukanye, hari abari mu madeni, hari abafite za preyavi,
mu buryo butandukanye, kandi barifuza yuko babarengera mu izina rya Yesu. Ku maseta aho bakorera bafite ibyifuzo, bafite ibibazo biremerejwe kandi bitumye baremererwa cyane, ariko barengere. Uri Karuhura kandi ushobora byose, ubatabare mu buryo bwose. N'izindi ntambara zitandukanye bene data n'abashiki bacu barimo bararwana, ubarengere mu izina rya Yesu. Ugire neza itorero, kandi turi imbere yawe muri aya masengesho. Urengera itorero ryacu, urengera itorero muri rusange mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu ugihe umugisha mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe kwiza kubane natwe, kandi ukomeze kutugirira neza muri iki cyumweru. Dukomeze twumve imvugo yawe, kandi ijwi ryawe rikomeze ryumvikane mu mitima yacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Tugeze ku musozo w'iri teraniro ryacu twari turimo. Tuzongera ku munsi w'ejo kuwa kabiri n'ubundi kuri ya saha y'isa sita, ariko dukomeze twuze iri jambo ry'Imana. Tutaratandukana rero ku bigendanye n'umurimo w'Imana, ukorwa mu buryo butandukanye kandi ni mugari, kandi n'ubundi abakozi ba Kristo, abakristo n'ubundi abakorera Imana, tuzi ko imirimo dukora izaduherekeza, kandi tukiri mu isi n'ubundi turi muri uwo murimo w'umwami mu buryo butandukanye. Reka rero mu buryo bundi bwo gukorera Imana ari ugukomeza dushyigikira umurimo wayo, kugira ngo ivugabutumwa rikomeze rikorwe kandi byose bigende neza, buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Twibukiranye kandi ndetse no ku nyubako y'urusengero, kubera yuko ni byinshi nabyo bikorwa n'amafaranga, kandi nayo aboneka mu bwitange, ndetse no kuzirikana icyo Imana yakoze nawe ugakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Nagira ngo rero ku buhanga bw'ibyuma bongere batwibutse, birashoboka ko hari uwaba akeneye kongera kwibutswa ziriya konte dusanzwe dukoresha, ndetse na momo pay dukoresha ku bigendanye n'icya 10 n'amaturo. Nizo bahereyeho batwereka iyo muri beka ndetse muri banki y'abaturage, bigendanye n'icya 10 n'amaturo naho binyuzwa kuri izo konte. Hanyuma turi kwerekwa hariya momo pay ikoreshwa ku cya 10 n'amaturo. Imana reba umugisha bakomeza kubizirikana no kubikora, kandi inyubako nayo ngiriya n'ubundi konte yo muri beka inyuzwaho amafaranga cyangwa se inkunga ku bigendanye n'inyubako, ndetse n'abakene bakomeje gufashwa iriya ni momo pay nayo barimo batwereka. Wanyuzaho nawe inkunga yawe yo gufasha abakene. Imana rero ibahe umugisha. Dusoje gahunda yacu uyu munsi, rendezvous n'ubundi nejo kuwa kabiri kuri ya saa sita. Nkuko twatangiye dusaba Imana ngo ibane natwe kandi tunayishimira uburyo yakomeje kubana natwe, reka dusoze tuyishima kandi tunayirageza mu zindi gahunda zose zikomeje kuba imbere yacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kumenya ibidukwiriye, kandi ugambira ibyiza kuri twebwe. Intambara wagiye urwana twarazibonye, kandi nizo ukomeje kurwana turazibona nejo bundi, kandi tuzakomeza kubona imbaraga zawe. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ko uzirikana ibyacu, kandi natwe mu izina rya Kristo hamwe no kugukorera uko dushobozwe, reka tujye tuzirikana umurimo wawe. Tugushimiye ijambo ryawe twumvise, tugushimiye uburyo wabanye natwe muri iri teraniro. Tugushimiye bene data n'abashiki bacu babanye natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi ubahe umugisha wawe. Kandi dusoje tuvugana ku by'umurimo wawe. Hari inyubako y'urusengero turimo twubaka no Inyarugenge, ntiturarusoza, bimaze gukorwa ni byinshi, kandi turabigushimiye Mana uburyo wadushyigikiye. Ukomeze udutera umwete kandi n'imbaraga, kugira ngo byose bigende neza mu izina rya Kristo Yesu. Kandi arabakomeje kuzirikana icya 10 n'amaturo no gufasha abakene, nabo bakabikora. Tubatuyeho umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kubane nabo, imirimo yabo ya buri munsi bakora, ubucuruzi bwabo, ibyifuzo byabo ubiteho. Kandi n'abandi bagize ibibazo bitandukanye kubw'ibihe twanyuzemo, bagahura n'ikibazo cy'ubushomeri cyangwa n'igihombo, tubatuyeho umugisha kuko ubishoboye. Ubasha mu izina rya Kristo Yesu kugira ibyo usura bimeze nk'ibyapfuye, kandi umugisha we ni wahagaze, ubasha no guca izindi nzira. Urakoze rero, ngaho gendera natwe muri gahunda zose, ubane natwe, uzongere kuduhuza ejo dushima izina ryawe. Amahoro yawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe nibabane natwe ndetse n'abera bose iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.